warambiwe ahubwo se ko wagiye ugaherayo byagenze sari bambe mba ndi mu menshi y'abagore kureba umugabo wawe mva egera hino abantu bagira amahirwe urita nawe nakubwiraga oya se uriya mutipe si mwiza oya ni mwiza ahantu hose se kuba nkuze uriya se ndamuza afite amafaranga wamubonye ariko umva ni umusirimu nagendanaga na buriya buntu bushaje bw'amafuti ndaje nkwereke utuntu nikorera kama amaso umva abe maso ngiye kumukura agapapa yibeshye dati wanga suri natinda agafasha uriya mutipe afite amafaranga uriya mutipe ni boga oya no musirimu arahumura yambaye uzi perfume yitera njye nari numiwe so wabonye ko nawe uvuga nashyuka umwe nari numiwe akubundire kamubaza ko hari igihe ujya uhura na Kame reka nkwigisha ibanga kugira ngo uzanyibire nimero ya telefone kuko njye warabizi ko narabimwerurira mugabo ko nzamukora agapapa ntagituma nkora kuri telefone ye hari akuntu ushobora guhura na Kame nzanakubwira na deal wabinyuzamo hanyuma ubundi muhure nzakubwira izina yakoresha muri password ubundi nkwereka uko bigenza unyibira kanimero ubundi kanzanira nkwereka utuntu nikorera oya uriya mugabo naza nzanire ku mafaranga y'umugore utagira ubwenge ugomba kuyarya kuko Kame bwa bugoryi bwe kwa kuntu aba yagize umwasamo yirirwa kwereka ko aturusha ubushobozi ngiye kumwereka nubwo reka tumwige no muri diru dufitanye imwe nakubwiye dukora bwihishwa nyine nibanga kuri njye nawe urabizi wumva ndwanye ntacyo naguhisha ariko wallahi yanshinganye resitora iryoshye hahandi jewe ariko burya nanamunyereza amafaranga yako njye nanamunyereza kuko amafaranga icyo duhuriyeho ni amafaranga nawe unarimenyereye ko azi gusesagura ubwenge bwa resitora yabukuye uriya ni bande ariko mureke tumwigeho reka tumufashe icyambere kumukuraho uriya mutipe nicyo yishimishije icya kabiri amafaranga afite ndaje mwinjize muri diru ituma bamufatira mu cyuma yewe nimero ndayikushaka namara guca bamujyanye nimero ndayiguha nkwereka utuntu ko jye sinamena amaraso ariko hari inzira zamwikiza ya mutipe nkamusigarana yaba amafaranga nkayasigara nira resitora nkayegukana ndemera nshore nanahagure iyo resitora ibaye takibya gicuti yako nyine nimuzajya duhura mfite gahunda ugisikana nawe umwereka ko nta kintu mfite gahunda yo kujya Dubai kurangura nagusuye mushiti wanjye wow kandi nukuri wakoze turaganiriye hashize umwanya reka nweremo katwinywera kabyere undi tuba tumaze kabiri tudahura ngo twiganire basi mbere yuko uzagenda hari akantu ushaka ko kwisabira hari umutipe ukuntu usa reka mubwenge njyewe ntabwo mvuga umuntu agiye ntabwo usa neza cyane nyine ariko ubonye umuti kwitaho reka tujye tumenya ko abasingo mama batagomba kwitaho dukeneye na care reka ndashaka kurangira umutipe ntabwo ndi proud nyine urumva ni za size kandi za size maka nimero ndi ndakaguha gusa wakanya kujyane akwite agukorera ka massage maka nimero kire muri depanage kandi naguzangaye wallahi naguzangaye urongera use neza kujya utakiyitaho ni stress nyine ngo kwa ko ntagitera inzara nakigera gute ngo bazi ko ari ugiye mba nshaka kuba mu mbazi n'ubundi butwihishe wese twapfa umusazi ubu tujijisha ugendera hejuru gake ko none se koje nizere ko yarangiye kuri ya projet ushize twakoze nyine urumva ko bimeze impamvu nari nakubwiye nguze nagira ngo dusoze fresh none utikavaringe ibintu byose biri ku murongo wanyumvishaho amasegonda abiri kugira ngo feeling then uyime kuri data zanjye ngende mu rugo nkore repetition nimara kwikora nzaze kumusanya dukora record tutegura n'igitaramo inari sibyo sawa kandi urabizi Yohana haciyemekeye bitewe n'ikibazo cy'amasoko ariko nandara songo ya
Wow, thanks. Nice. Ndumva melody ni fresh, buri kimwe cyose kimeze neza. Thank you kabisa warakoze, nubwo nari maze igihe kinini cyane ntahari kubera ikibazo cy'amashuri, ariko ndaje noneho dukore iyi konseri ya nyayo. Aho ngaho uraza kuyima kuri data, then nkore repetition. humura we nta kibazo rwose, ibintu byose ni munange. Pro usesha hano muri ahantu limited kabisa, urimo gukorera muri iyi minsi bikora fresh. Isa kabisa. Agishagira usibye ntabwo ari uyu munsi. N'ikindi gihe cyose baze bakora neza. Gusa ndagushima kubwa buri kimwe cyose umbahashe. Umbahashe kubwa buri kimwe kandi thanks kuko kumfasha muri music yanjye. Ndatekereza ibindi byose bizagenda neza. Imana nidufasha kandi urabizi nanjye mfite Imana. Chawe nugira ikibazo rwose ndakubwiza ukuri yuko iyi ndirimbo muri kiriya gitaramo cyawe izabitwika kurenza ahubwo n'izindi. Ndabikwijeje pe. Sabwo nari bituri buze gusubira. Nari mfite umushitsi yari yanazanye nagira ngo mu gupresente nyine yari yamerekeje. Sabe studio umusoze then komeze turebe n'izindi gahunda. Riri noneho. Thank you. ndakuguha ka nimero njyewe nta mutima mubireka, ariko iyo umuntu ashatse kunzana uburyarya nta n'ingenya yo gufata telefone yawe wanjye. Shasho bizi se kuri inshuti yanjye zona kwanza zona hindushire, ntabwo aka kanya nahita nguhinduka. Ndabizi wowe ruguru umushuti wanjye kandi twavanye ahantu habi. Inzuzi twago turazibuka cyane rwose, abazi kutwishima hejuru ntabwo baza aho twavanye. Ndamuvugisha uze kuzana karezita nyine nyuma umaze kwiyuma mbo ntabwo beninga kuko wansuye mu mwanya wawe wari ufite, reka nkurekure nta kibazo, kangwerekeze nta kibazo. Ngeze hirya hariya gatoya nanjye ngaruke mu rugo muri n'amasuku ya nimugoroba. Nire meze te? Meze neza. Nsuhuza kare. Mwageze hano kuri studio kare? Okay. Mwihangane nyine nari muri studio. Wanda. Abantu n'inshuti zanjye ariko by'umwihariko yo nayo nyine twigana muri kaminuza bayo. Aho mba ndi akenshi baje like fancy. Ndumva baje hano nyine kugira ngo bampe motivation that I think. Sibyo? Ahubwo ubundi kubona asa nkaho muzi sinzi ahantu muzi tu. Ganda wambwira bamwita Keti inshuti yacu turiga. Nitwa Bera, ni umushuti wanjye twabiganye bamwita Keti. Nanjye natwaye nkaba ndi ya Sarge singa wajyamo na DJ wiwe yumva yari yaje kundeba hano kuri studio tugira ibintu dukenura. Hari indirimbo yindi arimo arasohora nshyashya turi gutegura nayo azakora muri biriya bitaramo byiwe ari gutegura. Bera ishimwe Indishyi nta kibazo. That's yours. Casey, are you okay? Yes, I'm okay. Okay, that's fine. Rero muri hangana mutu umunota umwe mwe muganira gatoya ibyo ngiye kuvugana na producer then mbajyana hano mbagurire ka fanta. Sibyo? Yes, yours. Yeah, thank you. Okay. Sayida narinjye turi busubire. Wibasezera se tujye ariko se reka. Ngewe nshobora mu kazi. Okay, sawa. Ngiye ntabwo mbasezera. Niko Bera ngiye cyara ya Rwanda nkigira ibanda pe. Anand. Uri abaga ku ishuri cecetse banze kuvuga ko mbana James abari nabo buhari. Saha umunsi abari ndamari pe. Gusa nyine nari buzabibabwira. Ariko bibaye ngombwa ko guperezanta ukamenya. Ndagushimiye ku by'icyizere ngiriye ko
binzanye nyine ikindi ibindi bitekerezo ukuntu haba bucecetse ukuntu mutanavuganaga none kumbe bigeze hano hantu agira ibanga pe turavugana cyane bishoboka ahantu hose haba bitewe turi kumwe hari ubwo mbimenya nawe nyine ubwo ntabwo tudasirabindura iki nakundi isa n'intiza no kubimenya eka kandi urakoze kumponyeretse wenda twazahura n'ahandi hantu ari kumwe n'undi musheri akakubwira ati tenemeza bityo na bityo nkakubwira ati wahisemo neza cyangwa ntabwo wahisemo neza ariko nta kibazo impamvu mutweretse ni kuri inshuti yanjye bibaye ngombwa ko mugu perezida urakoze cyane tugire tutaye urabona ko amasaha ageze agiye kure hari ibiti genda noneho producer agiye gusigara mu nshingano zo gukora biriya ndatekereza mwaza tukareba aho tujya tukaganira gatoya kugira ngo gahunda zose zigende neza sibyo Kiti ndabona mwishimye ariko turishimye hari surprise yabaye weya nayo sawa twagenda noneho nta kibazo kandi ntabwo uzindutse ndazindutse ko bwa ryabanga byagenze bite nta gikuba cyacitse ariko nyine nari nzindutse kukubwira n'iyindi nkuru nsigaye mfite akazi wawu felicitasiyo ariko nako kari mu ibanga aka kazi ndi gukorana n'abantu batoroshye ntabwo byoroshye ariko sinje kugukura umutima mushiti wanjye umutima wari ugiye sinje kugukura umutima karibu birakomeye mwiriwe neza meze mutese tumeze neza mbonye mwese n'abikandara nta kibazo ariko wowe nta kibazo pe ni karibu uyu ni umucuti wanjye twigeze gukorana muri wa mushinga nigeze kukubwira najyaga nkoramo yitwa Kendra ariko nta kibazo Kendra karibu murakoze namahirwe burasibe yagiye kuryama cyangwa yisangije umukobwa we Kadete se sahare ndaraje genda bibaye ngombwa ko nyungura ko cyacyo gishobora kuba cyaraguteye ubwoba ariko jya wihangana niko zubakwa mwana mama ntabwo ndenze irembo se ndajogo y'icyasoma ikimasa mama utaha habeza zurasoze kongera ko isaha koze konsura jya mu kazi nyine abagore bakaza bakiga mu babanje ababicara hamwe tuganira hajya ngo uriya mushyitsi ngo yitwa nde yitwa Kendra ngo mwarakorana twarakonye ubusa ari gukora iki ubu muri iyo minsi ari gukora iki ubu ngubu nta kazi afite ari mu rugo uriya rero umugore mwiza ujya wirinda ikigare cy'abagore ingo zo muri iyi minsi ziri gusenyuka buri munsi zizize iki abajyanama babi kubera ko nta kazi ni ukwirirwa bazerera mu ngo z'abantu
uye nta kazi nawe yagutesheje akazi ntiwagiye mu kazi muri kwakira uriya mushyitsi buriya n'uwumugisha. ese ubonye ari mubi uriya mudamu? Ntabwo mvuze ko ari mubi ku isura. Rero n'ubundi usanze yari amaze akanya aha ngaha, kandi noneho hari ukuntu burya abadamu tuba twifitiye nyine utuntu twacu turi kwiganira turi aho ngaho ariko tudafite icyo dutwaye. Niyo mpamvu ubonye nyine tukubonye akikanga. Umva kandi n'ubwa mbere akubonye. Umva mu Makadeyi, jya umenya kurobanura inshuti z'umumaro. Uriya nta nshuti murimo izi saa tatu za mu gitondo. Ubu usibye ko nari ngarutse kubera ko nari nibagiwe raporo yo ku kazi. Ubu izi saa 3 umuntu aza kugusura gute? Yakuteshe kujya mu kazi na wabuze gukora ibyo mu rugo rwe. Bara nibo basenya ingo z'abantu. Ese papa Kade, uriya mudamu koko abaye ikibazo muri uru rugo ari n'ubwa mbere umubonye? Hari ubwo ari umwana mubi? N'ubwa mbere mubonye. Ariko njyewe ubundi umukuru yaravuze ngo ibisiga iyo bigurutse amenyamo igihaka n'ikidahaka. Urumva? Umva rero sheri wanjye, sibyo? Abagore nk'abari Simba shaka iwanjye kuko ntabwo ari ab'umumaro. Bariya nibo baza kugutesha igihe, bariya nibo bashuka bagenzi babo bakabajyana mu bapfumu. Ejo muzaba mwampaye n'inzaratsi. Bariya nibo basenya ingo z'abantu. Ako nawe sinjya nkumenyera. Oya. N'inzaratsi se nazo kandi? Abantu nk'abara sinzongera ko buri iwanjye. Ubwo nta mushyitsi uzongera kuza muri uru rugo? Abashyitsi bazaza bajye badusura mu masaha yo gusurana. Poetre. Kandi nta kintu ndezaho. Turabyumvikanye? Umva rosheri wanjye. Sibyo? Ibiri hagati amabanga ari hagati yanyu. Hagati yanjye nande? Reka nzabimenya buriya nta gihishwe kitazahishurwa. Wowe si byo bizahishurwa. Reka nigendere n'ubundi nari nifite gahunda yo kugenda. N'ubundi nari ngatangaye ko hari ikindi kiri buze kutuzana. Nari mbizi nari nakoye. Sawa nzabimenya.